Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uwa mbere w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 26 Gashyantare 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo ryamye mu gitabo cy'Abalevi, umutwe wa 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 11 kugeza ku wa 18. Uwo arabwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli, kuko njyewe Uhoraho Imana yanyu ndi intungane. Ntuzibe mugenzi wawe, ntuzamubeshye cyangwa ngo umuhende ubwenge. Ntuzarahize izina ryanjye mu binyoma, kuko waba usuzuguye izina ry'Imana yawe. Ndi Uhoraho. Ntuzariganye mugenzi wawe cyangwa ngo umwibe. Igihembo azaba yakoreye ntuzakirarane utakimuhaye. Ntuzatuke ibipfamatwi cyangwa ngo ushyire umutego imbere y'impumyi. Nugenza utyo uzaba wubashye Imana yawe. Ndi Uhoraho. Nimuca imanza ntimukaziyobye ngo mubere umukene cyangwa umukire, ahubwo mujye mukiranura bagenzi banyu mukurikije ubutabera. Uzirinde gusebya umuryango uvukamo, kandi ntuzashinje mugenzi wawe icyaha cyamucisha umutwe. Ndi Uhoraho. Ntuzagire umutima mubi umuvandimwe wawe, ariko mugenzi wawe nacumura ntuzatinye kumuhana, kugira ngo hataho atavaho agupfana. Uzirinde kwihora no kugirira inzika umuryango wawe, ahubwo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ndi Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 19. Amagambo ya Nyagasani aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Itegeko ry'Uhoraho ni indakemwa rikaramira umutima. Amabwiriza y'Uhoraho ni amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Amateka y'Uhoraho araboneye akanezereza umutima. Amategeko y'Uhoraho n'uruhemure akamurikira umuntu. Igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye kigahoraho iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Amagambo mvuga nibyo umutima wanjye uzirikana, nibijye bikunogera wowe Uhoraho, rutare n'isunga n'umurengezi wanjye. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mwivaje ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 25 umurongo wa 31 kugeza ku 46. Yezu yabwiraga abigishwa by'ihindukira rye agira ati, igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze atandukanye abantu kuko umushumba asobanurira intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mu icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zamusubiza ziti, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, n'igihe mwabaga mubigiriye. Hanyuma azabwire n'ab'ibumoso ati, nimwumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be. Kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Nuko abo nabo bazamubaze bati, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha? Nuko azabasubiza ati, ndababwira ukuri, ibyo mutagira umwe muri abo baciye bugufi ninjye mutabigiriye. Maze abo bazajya mu bubare bw'iteka, nawe intungane zijye mu bugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Gatisimu ya Kiliziya Gatolika itwibutsa ko haba uburyo bune bwo gucumura. Gucumura mu bitekerezo, péché par pensée. Gucumura mu magambo, péché par parole. Gucumura mu bikorwa, péché par action.
hanyuma gucumura mu byo wirengagije, péché par omission. Ni kuri ubwo buryo bwa kane tugiye gusuzuma hamwe n'amasomo y'uno munsi, péché par omission, gucumura mu byo twirengagije. Kuko abantu benshi uzasanga bari kurata ibintu byiza bakoze, uzasanga bamwe bari kwitaka no kwitakuma ibyiza byose bagezeho, ndetse abandi uzasanga baricaye, uzasanga abandi bari gukora nabi, bari kurushaho no gukora nabi. Ariko wa mubyeyi we, hari ikindi tujya twirengagiza no kwirengagiza, noneho wasanga warirengagije gukora neza. Hari icyo wagombaga gukora utakoze, ngicyo icyaha tugiye gutindaho, maze nawe kize gukuzanamo imbabazi z'Imana n'impuhwe z'Imana, kwirengagiza. Icyo cyaha nk'uko twabivuze mu gifaransa cyitwa omission. Iryo jambo omission riva ku magambo abiri y'ikilatini omittere. Iyo mitere rero ikavuga ngo envoyer, gutuma, kohereza ubutumwa. Rero iyo ushyizeho iyo o, bishatse kuvuga ngo ukuyeho ubutumwa. Sans mission, ntacyo ukora, nta butumwa ufite, ntacyo ushinzwe. Mbese iki cyaha omission, iyo o rwose ihita ibyica. Ni nk'aho umuntu yari afite ubutumwa ariko agashyiraho iyo mpakanyi ati nta, sinshobora, ntabyo nkora, ntacyo ndicyo, nanjye simbikora, sinjyayo. Gani wa mutagatifu Thomas Okwino ubwo avuga ati ngo iyo umuntu nta kintu afite ari gukora, nibwo ibishuko byongera, nibwo ubucumura byongera, nibwo ibitekerezo bizamuka, nibwo amagambo mabaza, kunegurana mu nteko yaneguranye, hajyamo nyine abo bantu babuze icyo gukora. Ibikorwa bibi, gukora nabi bikiyongera. Kubera iki? Ako ka o kaje hari imbere, omission, kagiye kwica ibintu. Ako ka o kagiye kuzambya ibintu. Nyaboneka please, ongera urebe niba nawe icyo cyaha utajya ukigwamo, bitewe nuko wiyicariye ukinumira, ukituramira, wota akazuba, ngaho ntacyo nyine uri gukora. Iyo ntacyo uri gukora, shitani gushakira imirimo, nyamunsi gushakira imirimo. Rero kugira ngo uhunge iki cyaha ugikwepe, nta kindi ukora usibye gukora cyane, gutanga serivisi. Ni ugutanga serivisi ku bantu ndetse no ku Mana, ukorera Imana ndetse n'abantu. Uko niko nyirizina ushobora kugera ute kutagwa muri iki cyaha. Isomo rya mbere n'Ivanjiri biratwerekeza ku byo twakagombye gukora ku munsi w'urubanza, ku munsi w'imperuka. Ingingo y'urubanza ni iyihe? Ni itegeko ry'urukundo. Uko twubahije itegeko ry'urukundo, twumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'Abalevi uburyo Imana isaba Abayisiraheli gukundana, gushyira mu bikorwa itegeko ryo gukundana, servir l'autre, gukorera undi, kwita ku wundi. Kuko nukunda mugenzi wawe, n'Imana nabwo uzabukunze. Gukunda mugenzi wawe, kumugira neza, kumukorera neza. Numukorera neza, bizatuma ko gukora ubwo butumwa bwo kumwitaho, gukora mugenzi wacu neza. N'Ivanjiri nayo yagarutse kuri uwo munsi w'imperuka, aho Imana izahera iducira urubanza ku bikorwa by'urukundo. Ntabwo Imana izareba abatugiriye nabi, ntabwo izaducira urubanza ikurikije abatugiriye nabi, abatugiriye neza, badukore neza. Ahubwo twebwe ibyo twakoze neza n'ibyo twakoze nabi, byose Imana byose izabireba. Nguko gukorera abantu, ariko no gukorera Imana, gukorera abandi no gukorera Imana. Iyi Ivanjiri ni Ivanjiri y'umunsi w'imperuka koko, ngo twumvise abantu babiri bageranwa n'ihene n'intama. Intama zizajya iburyo, ihene zikajya ibumoso. Ariko ibi byose ni ikigereranyo gishaka kutwerekeza ku bantu bakora neza ndetse n'abakora nabi, amaherezo yabo uko bigenda. Icyo aba bantu bahuriyeho ko ari babiri, bose barakoze, ariko hari abakoze neza, hari n'abakoze nabi. Abantu icyo bahuriyeho kindi nuko birengagije. Umwe yirengagije ineza, undi yirengagiza inabi. Uwa mbere wakoze neza, bya bikorwa by'urukundo, babandi bakoze neza, hari icyo birengagije, hari icyo batagezeho. Birengagije orgueil, birengagije kwirata, kwiyemera, kwikuza. Ubwo Nyagasani yaje akabibutsa ibyo bakoze, basanze batanakibyibuka. Kubera iki? Kwa kwiyoroshya kwabo, kwa kwicisha bugufi, humilité, yatumye koko biyibagirwa, yaba bakaza no kwibagirwa nanjye kuvuga n'ibyiza bakoze,
kubera iki babibikije ku Mana? Yezu wabibabikiye, ni Kristo uje kubibutsa kuko ariwe babikije. Buryo wabikije umuntu nyine hari igihe kigera nyine akakubikuriza. Ngiyi neza abandi babitse ku Mana, nguko kwa kwiyoroshya kutivuga tukareka Imana ikatuvuga. Abangaba rero birengagije nanjye kuvuga bya bikorwa byabo bikomeye cyane, babibitsa ku Mana, nuko baguma mu Mana. Kubera iki? Kwiyoroshya nibyo bibajyanye hehe? Nibyo bibajyanye mu ijuru, ingororano y'ijuru. Naho ku bwa kabiri abandi bo noneho ni gusane, bo birengagije kwa kwiyoroshya, birengagije ya neza, birengagije ibyiza, bagwa mu cyaha cyo kwiyemera, kwirara no kwirata. Ati nta kibazo da, none Nyagasani aje kuyibutsa ati bya bindi mutakoreye babandi baciye bugufi, burya ninjye mutabaga mubigirira. Kwa gusura n'abategekaga ntimubikore, burya ninjye mutabikoreraga. Kugira abandi neza bya bindi mutakoze ninjye mutabigiraga. Muri make bo barirase, bariranda, barinumira, ntihajya na kimwe bakora. Nuko Imana ije kubibutsa ko hari icyo batakoze bagombaga gukora. Birengagije kwiyoroshya, birengagije babandi biyoroheje, ntago bababonye, ntago babitayeho. Aho naho hari aho babikije nyine ya omission, kwa kwirengagiza. Nyagasani nanone aje kubibibutsa. Abantu babiri natwe baraduhagarariye nk'abantu bari ku isi bitegura kujya mu ijuru. Ese ngewe ibyo nkora mbibitsa ku Mana? Aho igihe nikigera Nyagasani azabinyibutsa. Cyangwa ibyo nkora biba ari ukwirata no kwiyemera, rimwe na rimwe nkagira ibyo nsimbuka, nkagira ibyo nirengagiza, nkagira ibyo nakora byaba biri mu nshingano zanjye, ngicecekera, ngituramira, ntiteranya, batandeba nabi, ntabyo njyamo. Ibi ngibi simbishoboye, ibi ngibi simbishaka, ndaza kwiteranya. Ndaza kwiteranya. Nuko bikaza kurangira nanjye nguye hahandi ibumoso, ngurwo urubanza rw'imperuka. Péché par omission. Wowe ibyo ushinzwe ubikora uko Nyagasani ashaka, cyangwa ubikora ko ushaka, bikaza kurangira igihe nikigera Nyagasani akazabikwibutsa ati nyamara waranyirengagije, ibi warabyirengagije, wakoze kino na kiriya, ariko iki ngiki cyo warakirengagije. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, hari igihe waza gukenera kurira, bityo uze no kwihanagura, kuko isuku ariyo tuba dutegereje imbere ya Nyagasani kugira ngo dutungane uko Imana ishaka. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, très loin, ngo mu muryango umwe w'abihaye Imana, communauté, bari bashinzwe kwita ku baciye bugufi, abakene, imbabare, indushyi n'abandi bose abanyantege nke. Ngo muri iyo communauté ngo hari harimo abihaye Imana, hakabamo uwihaye Imana mukuru cyane ari we superieur, ngo ari dogiteri. Ariko dogiteri we yari yarize, ariko asuzugura, apinga abandi, yirata. Undi wihaye Imana nawe ngo we yize amashuri abanza gusa, ahita arekera aho ngaho, ariko ngo arafite umutima mwiza, akita no kuri babandi abababaye, abashavuye. Mbese ni nkaho ariyo wakoraga narenje kuvuga ubutumwa muri uno muryango. Muri make uko ari babiri, ngo umwe yarafite umutwe, uwo dogiteri nyine ufite ubwenge bukaze cyane, undi yarafite umutima gusa, wa mutima nyine w'impuhwe, ariko nawe abuze iki? Abuze ubwenge, abuze umutwe. Umwe yarafite kimwe, undi abuze ikindi. Umwe yarafite umutwe, abuze umutima, undi yarafite umutima, abuze umutwe. Sindarangiza. Nuko ngo umunsi umwe wa wundi wari ufite umutima aza kubihirwa bikomeye cyane, yenda yewe no gusaduka. Ageze igihe afata icyemezo cy'uko agiye gutaha, kuko mugenzi we yaramusuzuguraga, akamupinga, bishoboke ko yamupingiraga ko atize, akamupinga bikomeye cyane. Nuko aza gufata icyemezo cy'uko agiye gutaha, azinga utwe twose, nta mpamvu y'uko nzahora muri ubuzima mbihiwe. Nuko ngo mbere yo gutaha, ngo anyura muri chapelle kwa Yezu, aratangira arivuvota, yivumbura kuri Yezu ati koko Yezu, uyu muntu ahora mpinga, koko ninjye mubi? Uyu muntu ahore ashinyagurira, uyu muntu ahore angera nabi? Yezu, ninjye mubi?
koko ko ngerageza ngakora ubutumwa neza ndetse n'abantu ubabajije ko bakubwira ko nyabikora neza, none guki mugenzi wanjye mpinga, kuki koko mbihiriza bigeze aha ngaha, kuki wamuretse akaba umukuru none akaba ari kudukandagira? Yezu koko ninjye mubi? Nuko ngo yumva ijwi ry'imbamutima byandi badoguteri badakunze kumva kubera umutwe wabo ufunze. Yumva Yezu ngo aramubwira ati buretse gutaha mbanze nkubwire, ati naguhaye kwiga urabyanga, nuko urisheshekera ngo ufite ubwiza bw'umutima ngo uzabikora nta kibazo, nta kibazo uzakora ubutumwa kubera ko ufite ubwiza bw'imbere, ubwiza bw'umutima. Nuko urisheshekera uriyicarira ngo biraguhagije. Nyamara njyewe nashakaga ko wiga, na niyo mpamvu nashatse kugushyira mu ishuri, nabajwe nuko wavuyemo ngo ubwiza buraguhagije, uva arageze aho ugomba kugera. Njye nagiraga ngo umutima nuhura n'ubwenge uzamfashe muri ubwo butumwa wo kwita kuri abanyantege nke, abace bugufi. Ariko wowe wanze kwiga uva mu ishuri, niyo mpamvu bagushyira aho bashaka aho kugira ngo bagushyire aho njye nshaka. Nashaka ngo ujye mu ishuri wige maze za gukoresha icyo nshaka. None rero bene wanyu bagukoresha icyo bashaka kandi ari njye wagombye kugukoresha. Ngiye impamvu yatumye ubihirwa, unanirwa, wakoze icyo umuryango washakaga, ukora icyo superior ashaka, aho gukora icyo njye nshaka. Nuko wawe Imana bazeza ati nkora iki noneho? Yezu aramubwira ati subira mu ishuri. Nuko wawe Imana abwira Yezu ati koko Yezu kubona nshaje hafi imyaka 50 ufite, ubu nzajya mu ishuri koko nongera nicare ku ntebe y'ishuri hagira ikinjira mu mutwe? Yezu ati sinakubwiye ko kubera kudashaka kwiga umuryango gutuma aho ushaka kandi njye nakagombye kugutuma aho ushaka? Nuko wawe Imana ngo subiza Yezu ati none se Yezu ninjya kwiga n'ubundi ko nzarangiza nshaje nzamarira icyo umuryango ko nzarangiza n'ubundi nshaje? Nuko Yezu aramubwira ati njye ntabwo ndeba imyaka, ntabwo ndeba ko washaje, ntabwo ndeba igihe kirekire umaze unkorera, n'umwaka umwe wankorera bigakunda, ukwezi wankorera bigakunda, icyumweru wankorera bigakunda, isaha wankorera bigakunda, yewe no ku munota n'isaha imwe ushobora gukora ugakora ugushaka kwanjye. Nuko wihaye Imana nyuma yo kugira icyizere ahawe na Yezu, yavuye muri chapelle afata amakaye n'amakaramu na uniforme, nuko ajya ku ishuri atangira secondaire, yiga na university. Sinifuza gukubwira uburyo yaje kurangiza akaba n'umukuru wo muryango, ubwo akomeje kwita kuri abo bakene nk'ubutumwa yarahawe, n'ibindi bikorwa by'urukundo byinshi yakomeje gukora. Ntabwo aribyo nshaka gukubwira, abo nifuza gukubwira uyu munsi ati wikwiheba, tangira, komeza inzira watangiye wicika intege, Nyagasani muri kumwe. Wigira ubunebwe ngo ibingibi sinabikora sinabishobora, ntabwo ari ubishobora, ahubwo ni Nyagasani uzabigushoboza. Icyo cyizere umubyeyi we. Reka dusoreze ku bintu bitatu nabiza kugukebura urebe ahantu hose wajye wirengagiza ineza ya Nyagasani, nibyo Nyagasani yaguteguriye ukaba waragiye ubihunga, kandi Nyagasani ufite aho ashaka kukuganisha n'icyo ashaka gukoresha. Icya mbere, nturabona umuntu ushoboye ariko adashobotse? Nturabona umuntu ufite umutwe, ubwenge, navugaga dogutera aho bari turabasuhuje bakomere cyane, ariko nta musaruro aza kuduha, ari wa wundi utabana nawe, ubanira abandi nabi, utuka abandi, wirata. Nirinze kuvuga utazi Imana, nubwo yaba yarasomye iby'Imana byinshi, ariko umutima uri kure y'Imana kandi byabawe. Ariko uzi ukuntu ibyo bintu bivunana, ukareba uriya muntu ufite ubwenge bwinshi ariko ari wowe wirirwa tuka Kiliziya, ari wowe tuka Imana, yirirwa tuka Imana. Aha, aho niho nawe ubutumwa butangirira. Imana ikubwira ati wagiye kwiga koko, wagiye kwiga nawe ukanza gukoresha. Yego ufite umutima mwiza ni byiza, ariko hari Imana kindi ishaka ko ukora, icyo rero warakirengagije. Nawe nguyu wihaye Imana subira kwiga, hari irindi somo utarabona, hari andi masomo utarabona yo kwihangana no kugirira icyizere Yezu Kristo wamutoye. Icya kabiri, Yezu muri iki cy'igisibo arifuza kubwira ko hari imbaraga ufite utajya ukoresha, arifuza ko wazishyira mu bikorwa. Imbaraga, ubwenge ufite no umutima ufite, hari ibyo utajya ukora uko nako no kwirengagiza, hari aho utajya ugera uko nako no kwirengagiza. Mbese ni ugukoresha neza imbaraga zose dufite tubigira Nyagasani. Aho niho tuzakora ugushaka kw'Imana, aho niho tuzahunga icyo cyaha cyo kwirengagiza. Gukoresha neza imbaraga zose dufite Nyagasani waziduhaye. Icya gatatu twasorezaho ni ugukora cyane, gukora ibikorwa byinshi kugeza n'igihe utabyibuka. Ubundi impamvu twibuka ibyo twakoze, ati njye ninjye wakoze kino, ninjye wize, ninjye wakoze, ninjye
nuko bari bikeya, ubundi ibikorwa ari byinshi nta nubwo ubyibuka. Kureka Nyagasani akaba uzabikwibutsa. Uzasanga ni kundi ruhande hari abantu bakora ibikorwa ariko bikarangira bari kwirata, kwigamba ikibi, ati ninjye wakoze kino, ninjye wibye, ninjye wishe, ni wowe wishe kino, ni wowe. Ugasanga uri kwigamba ni bibi. Nyamara mubyeyi, amagambo tugiye gusoreza aho aze kugufasha kwirira kwirara no kwirata. Inabi iraguherekeza, ineza ikagutanga imbere. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.